Mujyi wa Kigali hari ahantu henshi abantu bifuza gutemberera ndetse hakaba harimo n'ahagaragara mu nkengero zaho. Aho twavuga muri uyu munsi ni Fazenda. Fazenda ni ahantu nyaburanga hahimbano haherereye mu musozi wa Mont Kigali. Wakwibaza uti se mu musozi wa Mont Kigali uherereye hehe? Umusozi wa Mont Kigali uherereye mu karere ka Nyarugenge. Ugere uvuye mu mujyi wa Kigali aho twita downtown ukagera Nyamirambo. Wagera Nyamirambo iyo ushaka kuzamuka n'amaguru cyangwa se ugatega moto ya 500. Uribaza uti se Fazenda ni ibiki ubu ngubu bibarizwayo? Ushobora kuba warabibonye, ushobora kuba utarabibona, ushobora kuba ubyumva hari undi wabyumvanye. Murakaze neza kuri Nabaho TV. Fazenda hagaragara ibintu bikurikira. Icyambere ushobora kuhabona ni amafarashi. Ikindi ushobora kuhabona ni ibyo bita nko kumasha cyangwa se kurasa cyangwa se kumasha. Ni ibintu benshi muzi mu mateka y'u Rwanda. Ni uburyo ushobora gukoresha umuheto n'umwambi. Ababizi muzi uburyo bikoreshwa. Ahangaha rero n'undi nawe ushaka kuruhura mu mutwe cyangwa se ushaka kugira undi mukino akina hano muri Fazenda naho wabihasanga. Tuvuye kumasha twajya ku cyo bita zipline. Zipline ntabwo ari ibintu tuba tumenyereye hano iwacu mu Rwanda, ariko hano hantu nyaburanga Fazenda iherereye muri Mont Kigali. Ikindi twamenya kiyari ni zipline. Zipline ni imigozi. Iyo tuvuze umugozi ntago tuvuze umugozi usanzwe, ni imigozi y'ibyuma yamanitswe cyangwa se yarambuwe muri uno musozi aho abantu bayigendaho bari kurya icyo twita nk'umunyenga cyangwa se bari kuruhura mu mutwe. Ino migozi izwi ku izina rya zipline mu rurimi rw'amahanga. Si ibyo gusa, habarizwamo imikino myinshi y'abana. Ikindi twavuga nuko amahumbezi yaho, kuko dore ko ari agasozi kitegeye ibyo twakwita nk'igishanga cyangwa se kari hejuru, umuyaga uhagera neza kuko ufite stress ashobora kuhajya agafite akayaga akumva mu mutwe haruhutse. Si ibyo gusa twavuga, ahangaha mu minsi yatambutse cyangwa se mu myaka yabanje byari bigoye kuhasanga ibyo kurya, abenshi ugasanga barabyitwariye, ariko kuri uyu munsi wa none haba hari abantu babatekera ibyo kurya bitandukanye. Sinzi ko uyu munsi wahagera ukifuza icyo kurya ukakibura, byose birahari. Twanyarukiyeyo muri ino minsi ya corona, muzi ko ahantu henshi hatagiye hakora, abenshi barafunga, ariko nababwire ko Fazenda yongeye ifungura, ifite n'ibindi byinshi yongereye muri kino cyanya cyayo. Nakwifuriza kuhagera muri ino minsi kuko ni ahantu heza habereye gusurwa, ni ahantu heza habereye gutemberwa. N'ahandi wabisanga ni muri Fazenda mu mujyi wa Kigali. Iyi ni Nabaho TV yabagereyeyo, ahandi uryoherwa n'amashusho y'ibyo turi kubona. Ibindi ni ubutaha tuzabereka n'ibindi byinshi, tuzabereka henshi twagiye, tuzabereka henshi twasuye muri ino minsi ya Covid ntaho ushobora gusura. Naho ubutaha, nimba wakunze ibyo dukora ntiwibagirwe gukora subscribe.